izina ry'umwami wacu Yesu. Nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye, nuko dusohoke tumusange inyuma y'urugo, twemeye gutukwa kubwe, kuko hano tudafite umudugudu uhoraho, ahubwo dushaka uzaza. Amen. Turicara. Bongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Muraho muri amahoro. Imana n'umugisha, tuje cyane kandi turanezerewe kuko Imana yacu ari Imana nziza kandi ari Imana y'ubuntu n'imbabazi. Ubushize hano kwa minsi 7 twaganira amagambo meza, mugana muri abana ngo tubabaze nk'abanyeshuri, mu mbere twaganiriye ngiki ngo tubasubirishemo, kuko muri abantu bakuru mugomba kuba mushobora kwakira no kuzigama no gukomeza icyo mwumvishe, sibyo? Amen. Turi abantu bakuru tugomba kumva tukakira, kandi twakiye twe kukizigama. Kuzigama no gukomeza ikintu muri wowe nikize ngo cyinjire mu gisoke, ngo nimba ari ibintu mwumvishe none yose byavuye mu nimba ari ijambo ry'Imana, ni biza ko tubyumva ntitubyumvishe amatwi gusa, rikinjira mu mitima yacu tukarikomeza mu bugingo bwacu. Amen. Twari ku magambo meza atubwira ku mashimwe. Amen. Uburyo tugomba gushima, atubwira ko ishimwe ari iry'Imana yacu. Imana dukora ibintu byiza byinshi, turarwara Imana ikaturinda, mu ndwara ikadukiza, ndetse Uwiteka aravuga ati no mu rupfu Imana ibiriyo. Inshuti yawe, amen, mushobora kubana uyu munsi ukaba mu cyeza y'inaguhemukira, ubushuti ukaba burarangiye, ariko Imana yacu ni inshuti nyanshuti, mubana mu byiza, mukabana mu bibi, mubana mu byago no mu makuba, ndetse no bigeze no mu rupfu Uwiteka murajyana. Ese iyo Mana ni wowe wayinambaho? Iyo Mana wowe wayibaho? Rero ubuse twaganira amagambo meza, ariko kujya murumva ni byiza. Muze mu mucaba mugira biriya zanyu, babwiye muri biriya zira z'icyongereza, mu gihe dufashe imirongo iyi ngiyi ukaba udashobora gusobanukirwa ibyo ndi kuvuga cyangwa nasoma ukumva, babyize ufite biriya yawe nawe ugasoma. Twashimiye bashiki bacu na data yagereza kuzana Bibiliya. Burya ni byiza iyo bari gusoma nawe ugasoma, ntabwo bituma ubaza byinshi, ntabwo bituma ushobora kutumva, ahubwo ko nawe uri gusoma ubasha kumva byinshi kurusha ibyo njye nakubwira, sibyo? Ni byiza gutuma biriya, ni byiza. Haraza z'icyongereza namwazizanye, kandi harimo undi gatanu batanze icyifuzo
ati se nabyaye ko byiza ko dufite biracyongereza harazira hari murazisize urumva ni ikibazo ariko ikintu cyabagira ngo tumanze tutareja mu jambo ryashije munsi ijambo ryashije munsi ndagira ngo tuze kubyigiramo ariko twumvishe iki hari umuntu wambajije nagarumwe ni babiri batanze ibibazo bitandukanye nene data sidukaza kuturebera yayo waburongo yasomye mu gutegeka nene data turebera waburongo muri mu gutegeka wa kabiri hamwe twasomye ubushize ariko kubaza ni byiza kubaza bitera kumenya ari umuntu ubaza ariko byari kubaza bizi ku muntu ubaza nkana agira agasobanukirwe cyangwa akabaza atamenye icyo ari cyo akabaza kugira ngo amenye asobanukirwe kadusome umugore cyangwa umukobwa ntakamaro n'umugabo kandi ndagake haravuze ngo umugore cyangwa umukobwa sibyo hano turi bakuru turi abasore Gutegeka kwa kabiri 22 haravuze ngo umugore cyangwa umukobwa nakambarane n'umugabo aho ibyo bisobanura komeza umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo cyangwa umugabo ntakambarane n'umugore cyangwa umugabo nakambarane n'umugore kuko ukora cyo wese ari kizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka kuko ukora atyo wese ari kizira Imana yanga urunuka tugeze kuri iyo myambarire rero reka mbere yuko igihe icyo tuvugaho iyo tuzaza kubakereza byaba byinshi dusome na Timoteyo wa mbere 2:9 Timoteyo ya mbere Timoteyo ya mbere niko dufite ibyanditswe muri Timoteyo ya mbere Timoteyo ya kabiri mujye murabitandukanye neza sibyo hano turi abana bakuru gusaba yaduye dusobanura neza ibintu bijye clear niba mutumvishe musobanuze mpamvu dusiye kuri ibi ngibi nuko hari abantu babize confuse cyangwa se bakabaza kandi kubaza ni byiza bigaragara ko umuntu yakurikiye akeneye kumenya Timoteyo ya kabiri ibice 2 umurongo wa 9 dusome kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiye murabyumva ko biri guhura n'ahandi kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara cyangwa mwambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni kandi mukaba abantu mugira isoni nimwe abantu bashira isoni mukaba abantu bagira isoni kandi mwirinda imyambaro ikwiriye nawe ugomba kumenya ese umwambaro umwiriye ni uwuhe ese uyu mwambaro mwambaye wagira isoni ese umwambaro mwambaye unejeje njyewe n'abantu ese umwambaro mwambaye unejeje Imana komeza kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu nushaka uhagarara muri data Imana umugisha bino ndashaka kubuza n'iri jambo umuntu avuze niyo mpamvu dufite abakobwa benshi bakuze bashobora kuba wenda bivuze mwagira confusion cyangwa ukibaza muri abantu bakuru muri make nibo turi Sunday school abana batoya basigari hari abana bataramenya indyo n'imoso ariko twebwe hano umuntu ataramenya left right hari utazi uburyo n'imoso hari utazi kuvuga ngo turn left turn right okay nimba bakuye turn left ntabwo ukuntu ngana gutyo ntabwo wataninga right left is right right is right okay ni kuvuga ngo dufite gutandukanya indyo n'imoso dufite hariko tungana twese tuzi ikibi n'ikiza right niba ukoze ikibi urabizi ngo ni bibi niba ukoze ibyiza urabizi ngo ni byiza twe tubisubiremo twaravuze ngo nta musere umwana w'Imana w'umukobwa baba ari mu rugo bakijijwe n'ubwo batarakizwa buri mu rugo bakijijwe mbere kwambara ipantaro uko yaba iri kose niba warumvishe ijambo ry'Imana ukumva ijwi ry'Imana nta musere twemerera kwambara ipantaro okay hari muri Timoteyo ya kabiri batubye no kuby'imisatsi niyo mpamvu usanga twebwe temerera abasore gusuka no kubiri ibyanga rabango kwirimisha kwacu kwero kuboha imisatsi kwero gusuka imisatsi no kuvuga ngo uwo muntu arabajira avuga ati ese ngeze ahantu turimo mu mvura cyangwa tukaba turi mu mbeho ngewe ngaba nambaye ikoti cyangwa nambaye umwambaro wandi kumwe n'umuhungu cyangwa se umusore
nkabona atitiye, cyangwa ndi umuhungu nkabona n'umukobwa, cyangwa ndi umusore nkabona n'umukobwa, nkabona umukobwa yagize imbeho, afite imbeho nyinshi, ese mfite ikoti ntabwo narimutiza. Aha rero ntari ikibazo frere, abamfasha abantu basoza gukira bakubajije ntabwo byaba ari byo. Umva ukuntu uko bigenda. urabona batangiye kutibazaho, nabo baratangaye. Hano turabafasha, turi kwiga. Ginde uri umukobwa ushaka ufite ikoti kenshi wete mu ntege amatwi mu gihugu, utega amatwi noneho ugasanga umuntu ameze nabi, ushaka kugira ngo umufashe tujyana. Iyo ubimuhaye ntabwo ngombwa kumubwira mu muriro tujyana. Tuvuge njyewe iwanjye ntabwo ndi umufurere, nambaye jaketi najya kubona ngo umugore wanjye ayishyizeho, ubona akaba kuyambara. Amen. Ushaka wahagarara aho ngaho kugira ngo dukomeze. Ikibazo aracyishyuye nk'uko nanjye nakishyuye, kuko nakishyura ni ukuvuga ngo nimba ndi kubona n'umukobwa cyangwa n'umusore, icya mbere ava mu rugo abizo tumenye cy'imbeho wayi ari gutitira. So nimba atitiye nkamuhereza ikoti nambaye, ni ukuvuga ngo deja ntabwo rikiri iryanjye. Nimba utije umukobwa ikoti byarangiye rimuhereze aritware, ni ukuvuga ngo nimba ari mwambaro ashaka kwambara, ni ukuvuga ngo ryabaye ikoti rye burundu, ntabwo njya kuryambaraho. Ipantaro ntabwo twasubiraho, nta musore wateze umukobwa ipantaro, niyo yaba agiye gupfa ntabwo wemerewe kwambara ipantaro, niyo yaba ari no mu rupfu wakwemera ugapfa, aho yakubwira ngo ipantaro niyo yaba umuti wawe. Mwumve ko kwizera bikomeye. Niba byanga kwambara ipantaro niyo yaba umuti wawe wo gukira, wakwemera ukanapfa ari ugafura umwana w'Imana. Ko biravanga kugira ngo upfe uzajye mu muriro utazima urimbuke ufite amaso abiri, banogoramo rimwe ukaza mu bugingo buhoraho, ukaba umwana w'Imana, aho kugira ngo uvane amaso abiri uzajye mu muriro. Icya kabiri baravuga ati ngo mbese umuntu utarabatizwa ngo aba afite inshingano ngo zo kuba yakohereza bimwe akareka ibindi. Reka njye mbasubize muri atarafanya ngo ahantu agira ikintu abivugaho. Nta burenganzira turi kwiga, ni uko dufite umwanya muto tukagenda gake gakeya, ariko turaza kubabwira impamvu n'intego y'ijambo ry'uno munsi. Bibiliya iratubwira ati umwana w'Imana, hano mwese mwaraje murenda dufite abaririmbyi, indirimbo natwe tuzuririmba kugira ngo tutaranezerwe, turi kuririmba kugira ngo Imana yacu inezerwe, turi kuririmba kugira ngo twakire Imana mu mitima yacu. Twese turi kuza hano dukeneye kugira ngo tuzajye mu ijuru, ntabwo tuje hano kugira ngo twigaragaze ejo tuzarimbuke. Oya, tuje hano kugira ngo twumve, twizere, ejo tuzajye mu ijuru. Nawe waba utarabatizwa ufite gukora imirimo myiza, ukagera mu nshingano y'ibyanditswe kugira ngo Imana ibashe kumva, ibashe kwemera imirimo yawe. Kuvuga rero ngo ntabwo utabatizwa, niyo mpamvu musanga muri kwirara mufite imyaka 15, 17, 20 n'ingahe muganga kubatizwa kugira ngo mwirare mwigenge. Oya, ninza mu rugo rwa muri data utamuriza azaka umwana w'inkumi ni umusere, yifashwe yishakiye, yagiye imisatsi uko abishatse, yagiye yambara imyambaro uko abishatse, ni ukuvuga ngo ntabwo nzareka wa mwana, nzareba umuryango we. Ariko no muhite umuryango we wa mwana nimba ananiwe kumva akaba twarananiranye, ni ukuvuga ngo muracyari mu bisi, muracyari mu bapagani, muracyari mu batizera, ntabwo murumva ijambo ry'Imana kugira ngo rigire icyo rikora kuri wowe. Nimba utarabatizwa ariko ukaba uri muri Sunday school, ni ukuvuga ngo Sunday school ikimaze, muri kubyumva neza? Sunday school nabyumva ni ishuri ry'uwa mbere w'iminsi 7 cyangwa ishuri ryo ku cyumweru ryigisha abana kumva bakamenya, mugasobanukirwa, mukava muri bya bindi by'abana mukajya mugakora iby'abantu bakuru. Kandi hirya yo kwizera mukaba muri Sunday school, ejo nimwe batajya kwifuza kugira ngo namwe muze mu baririmbyi muririmbe mu bantu bakuru. None nimba utaramera kujya ku murongo ngo wumvire umubyeyi wawe, ubu uko n'ijambo ry'Imana rishaka, kweri uzaza kwakira muri Sunday mu baririmbyi bakuru, uririmba n'abantu bakuru, uzuterane bavuga ngo umwana w'Imana. Umwana w'Imana nubwo twatabatizwa dufite inshingano yo kwizera, twakwizera tugakora ibyo Bibiliya ivuga, tugakora ibyo ijambo ry'Imana rishaka. Amen. Ni ukuvuga ngo hano mu Bibiliya twasomye havuze ngo, reka twasubire kugira ngo mwumve neza. Havuze ati ngo nicyo cyatumye
ngo nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo, kuko abantu b'uko bishakiye bakibanda mu by'isi, bagakora iby'isi, bagakora ibyo abantu bashaka, ntibakore ibyo Imana ishaka, babuza kwibanda mu bitagira umumaro. Ngo Yesu ari kubabarizwa inyuma y'irembo, ari kubabarizwa hanze, ari gukomanga ashaka bamukingurire, nawe nukingura yinjire. None hano baratubwira ati ngo nicyo cyatumye ngo na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo, ngo kugira ngo yezeshe abantu be, ari kubabarizwa inyuma y'irembo, ariko kugira ngo yezeshe abantu be ayo maraso, ngo nuko dusohoke tumusanganire. Nuko niyo mpamvu nabwira ngo umuntu akimara kwezwa, umutwe w'amagambo twagize twebwe n'umunsi wo twagize ngo tubafashe uravuga ati kwezwa n'amaraso yande ya Yesu Kristo. Kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo nicyo gituma tutakikora ibyaha, tutajya muri bya by'abantu bashaka, tutagikora ibyo abantu bashaka, tutagikora ibyo Satani ashaka, tutakivuruguta mu by'isi, ahubwo tuba twarejejwe twezwa n'amaraso ya Kristo. Uwamaze kwezwa rero ntabwo bagikora ibyaha ukundi. Ni ukuvuga ngo buno Imana ije mwajya mu ijuru. Nubwo murimo abana benshi mutabatizwa, ntabwo bivuze ngo mwarimbuka, ko muri kwizera ijambo ry'Imana ribatunganye ribeze. Ariko mu gihe umaze kumenya icyiza n'ikibi, ni ngombwa kugira ngo uture mu jambo, ukore buri kintu cyose ijambo ry'Imana rikubwiye. Amen, amen. Twabigishe ku mubatizo, tubabwira akamaro k'umubatizo, tubabwira ibyiza by'umubatizo. Mwese muremera ati ni amen, mushimye hejuru ati kabisa twese turabyumvishe, kubatizwa ni byiza kandi nta n'utabatizwa. Icyo ni icya mbere. Igikurikiraho tubabwira ko nyuma y'ibyo mugomba kwizera, mukagenda neza, mugakora iby'ijambo ry'Imana ritubwiye. So ubwo rero tumaze kubabwira tuvuga ati nubwo mutari mwabatizwa ariko mugomba gutura mu ijambo ry'Imana. None ni kangahe tumaze kubabwira hatambutse nk'ukwezi muri bingahe? Ni bangahe babyumvishe batacyamira amapana mu rugo wabo? Imana umugisha. Barahari benshi bamaze kwituramo, tubigisha bya n'imisatsi, bari benshi babituyemo pe. Kandi Imana umugisha, turi n'abashima, tukabishimira n'Imana. Igikurikije kw'ibyo rero baravuga ati rero Yesu Kristo yaje kugira ngo adutunganye, hanyuma atwezeshe amaraso ye. Kwezwa n'amaraso, atari amaraso y'amahene, atari amaraso y'intama, atari amaraso y'amatungo, ahubwo amaraso ya Yesu bwite. Ayo maraso rero akimara kumeneka azana yo kutweza. Amaze kutweza ntabwo tuba tugikora ibyaha ukundi. Amen. Imana umugisha. Ariko nagira ngo uze kurigarukaho umbwire, nagize umwanya nta kiba kirimo, ambwire bya kibazo navuze cya kabiri ku musere cyangwa se umufurere muri hano mungana gutya utarabatizwa, uvuga ngo nta nshingano cyangwa se nta tegeko rimuriho, ni mpamvu mutabatizwa mushaka kugira ngo mukore ibyo mwishakiye. Nibyo byaba ari byo frere? Ni ukuvuga ngo mu gihe cyo uri muri ekore, ni ukuvuga ngo ukiri umwana w'Imana tujyana, nubwo waba utarabatizwa, kuko hari n'ababatizwa bamazemo imyaka 2, hari ababatizwa bamaze imyaka 3, hari ababatizwa bo. Ntabwo ari ukuvuga ngo kuba uri muri ekore ngo biravuze ngo ukaba utarabatizwa ngo ntabwo uri umukristo weya. Ntabwo byumvise nabi. Twatuje gusengera ikirori, munyamara mumusubize. Niba uzi yuko utari umukristo ukavuga njyewe sindabatizwa sindi umukristo, twaba tuje gukora iki mu rusengero? Ntayoba ntacyo, tukaba tuje kwinezeza nta bindi. Bivuze ngo iki? Iyo urerewe muri ekore uba uri umukristo, uko mama wawe na papa wawe ari abakristo, kugira ngo nubwo waba uvuye mu mubiri, twizere ko wabona Imana kuko wizeye ijambo ry'ukuri. Kugira ngo kuko umubatizo ni imwe mu nzira yerekana urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka nawe, kandi ukwerekana gupfa no kuzuka nuko kijyaho. Yego tukugira mwese, niba nukora kijyaha rero bivuze yuko nubwo utarabatizwa ariko uracyari umwana w'Imana. Tukujyana kandi inshingano yo kuba uri kuririmba
nayo ni inshingano, sibyo? kuba uri inshingano, ufite inshingano yo kuza ugiye imbere, ukaba uri imbere y'Imana, uri gusenga, uri kuyambaza, ibyo bizagutwara mu ijuru. Bivuze iki? Bivuze yuko tutirengagije ngo umuntu ufite imyaka yo kubatizwa yasaba ngo ngenda nuje imyaka nta kibazo kubatizwa. Nk'uko Filipo yabwiwe ati sagarira gare ugende usanga uwo muntu uriho umuganiriza, agezeyo usanga gusoma iby'urupfu rwa Yesu Kristo kujyana, ariko akabisoma ntabisobanukirwa. Atabisobanukiwe amubwirije arizeye, yizeye kuko yaramwe mu rigare tugende bageze ku mazi tingana maze n'ikibuza ku mazi n'iki, nawe aramubwira ati niba wize umutima wawe wose birashoboka. None wowe gute wakumva yuko utabatizwa ukuntu ufite imyaka kandi ubishaka? Bivuze ngo uri guhunga bya bintu byo kuvuga, sibyo? Imana ibamugisha n'uko sawa. Mwene data ibamugisha mwinshi cyane, mumukomere amashyi ariko saa usobanura buhagije, saa bivuze bihagije. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, abizera bazakizwa. Kuko twe dufite ishyaka ari nawe wagira byo kugenda tukabwiriza abantu, tugahindura amahanga yose bakamenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ni ukuvuga ngo mu gihe tuba dufite kare gutya, abantu bose bafite imyumvire yo kumva ko n'abatizwa ngo ngomba ko ibintu bishakiye, ugasanga ntabwo aramenya akamaro n'agaciro kuko umukristo ntabwo aramenya agaciro kuko mu byaha. Niyo mpamvu tutagikora ibyaha, ni uko twejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Rero Yesu Kristo arabakunda kandi arabazi kurusha uko mbazi, arakuzi wowe kurusha uko wiyizi. Amen. Niyo mpamvu Yesu Kristo yacyashye abantu arababwira ati nimubabuze abo bana, mureka abana bato bansange. Hano imbere y'Imana turi abana cyane rwose, kandi abana ni abaziranenge. So rero niba wamaze kumenya ukuri, ukamaze kumenya ikibi n'icyiza, umaze kwijandika mu byaha, urarimbuka nta kabuza. Niba twabwira ngo mureke amapantaro, ariko imyambaro ko ari myinshi, kuza kutwereka hano ngo twambaye neza hanze tukiyerekana ko tutari, ntabwo njye mbikunda, ntabwo mbishaka, n'umutima wanjye ntabwo mbikunda, nanjye ubwanjye ndi imbere y'Imana ntabwo mbikunda, kuko nta mwana w'Imana ava kubindyarya. Kandi biravuga ngo icyo Imana yanga urunuka ni umwana w'Imana w'indyarya. Umuntu akavanga gusenga ariko ari indyarya, ugasanga nimba turi kumwenye amen, wagera hirya ugasanga ubikorera ibyawe uko byishaka ku mashuri kumwe n'abafrendi batakugira ibintu byiza, bagutwara nabi. Hano mbese mwarabajije ati mbese twagira abafrendi gusa b'Akristo cyangwa bizera? Hari umufure wabibajije. Ariko niba ufite abafrendi cyangwa wagira inshuti ari mu kazi ari ku ishuri, menya inshuti mugendana zitazakuroha. Ugasanga bagushize mu byo banywa, ugasanga bagushize mu byo barya, ugasanga bagushize mu byo bambara, ugasanga nabo babaye nkabo kandi ari umwana w'Imana. Ugira ngo imbaraga uzi ukuntu Satani afite imbaraga, usanga umwana w'Imana yari kugenda n'abana ba Satani, usanga umwana w'Imana yagenda n'umwana wa Satani, ugasanga abana ba Satani abandi bamwe ibintu hanze mwanditse nabo. Tajya kwifuza umusatsi nk'uwe, yaje yambaye ikabutura yirengeje nawe ugenda warengeje ikabutura. Why? Kubera iki? Kuko ni inshuti mbi. So rero dusiye kuri muntu wamara yasomye, mwene data muri Timoteyo yasomye avuga ati bashiki bacu nimukirimbishe kuboha imisatsi. Niyo mpamvu tuvuga ko uko ariko kose waboha umusatsi ubikore ariko uzi ngo uri kurengera ijambo ry'Imana. Baba bari gutesha abantu mu mutwe, mukamubwira ababyeyi banyu ngo mukeneye kujya kwambara imisatsi y'ingurano, bagahita bagurira imisatsi bababohe. Ibyo ngibyo babwirije ukuri, nanjye umuntu nsitaza. Hano ijambo ry'Imana navuze ngo kuko bidakwiriye ko umugore agirimbisha ko umusatsi, aho imirimo yanyu ibi yo kugira ingeso nziza kandi mugira isoni. Umwana w'Imana usanga umukobwa yahangaye yashinze ku mugabo, ari kujya kuvuga, ari kuvuga wamureba nawe ati oya, nta mwana w'Imana agomba gushira isoni, aho kugira isoni kwanyu bibe bimwe mu miringo yanyu. Nta mwana w'Imana uhangarira aho usanga huje n'umugabo amaso mwahanganye muri kuvuga ngo ubwana mwagiye gute, umukobwa ajya abengwa no kugira isoni. Amen. N'uwari wese
ugaca bugufi. So reka dusoze, ariko amagambo agiye gusoreza bayanditse mu gitabo cya Abakorinto kugira ngo twabafashe akanya ko byari ngombwa, kandi tubabwire n'udasobanukiwe nawe azabaze cyangwa abaze n'undi, kugira ngo mujye mwizera, mumenye, mujye mwambara imyambaro ikwiriye, mubeho mu buryo bukwiriye. Nta mwana w'Imana ukwiye kwifata uko ashaka, twe tugomba kwizera mu miryango, tukifata uko Imana ishaka, tukubaha ababyeyi bacu. Ababyeyi bacu ni bakuru, n'amavamo twitekerereze ngo by'abasaza by'abakera ni bakuru. Nta mubyeyi wakwemera ko umwana wapfapfana. Umubyeyi agisha umwana we agende neza, umwana we mwiza, umwana akora ibintu byiza. Amen. Mu Bakorinto ba mbere 11 13 nenda tunasome 11 kugira ngo ubwanyu mubitekereza uko biri. Mbese birakwiye ko umugore asenga Imana atatwikiriye umutwe? Mbese birakwiye ko umugore asenga Imana atwikiriye umutwe we? Kamere yanyu ubwayo ntibahamiriza yuko umugabo iyo ahirimbije umusatsi umukoze isoni? Ngo kamere yayo ubwayo ntibahamirije neza yuko umugabo yahirimbije umusatsi, umugabo yahirimbije umusatsi bimukoze isoni. Ugasanga umusore yateretse umusatsi ni nk'abarasta, kwigana n'abantu babwira nyine ndamubona umugabo yateretse umusatsi, uri kumva, ugasanga umusatsi ari kusokoza harimo abasere yateretse, unashaka kuba unashaka wese umusatsi ku mugabo wawe umumaniye iki? Dukomeze. Naho umugore iyo ahirimbije umusatsi akaba ari ubwiza bwe. Murabyumvise neza bitandukanye? Murabyumvise neza ko birimo inyuze ebyiri. Umugabo utereka umusatsi agahinduza umusatsi we, umusatsi we atajya gukubita mu isokoza, atajya kujya asokoza n'abasere ngo bikojeje isoni, biteye isoni, ni bibi, Imana yanga urunuka. Ariko umugore gutereka umusatsi no guhinduza umusatsi we akawufata neza ngo ni iki? Ngo ni ubwiza bwe. Mwabyumvise impamvu abasere batereka imisatsi bagasokoza bakayitaho ntibemere kogoshwa? Nuko birivuga ngo umusatsi w'umugore nibwo bwiza bwe. Bibiliya ikunze kutubwira ati koko yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Koko yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Ariko niyagira umuntu ushaka kujya impaka, amenye yuko tudafite umugenzo w'uwashaka, kandi n'amatorero y'Imana awufite. Amen. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu abanyamadini, reka babwire impamvu tutari idini, n'abanyamadini bayobye cyane bikabije. Niyo mpamvu mujya mubona abasere b'abadamu bigeze na ba pastorine ngo ni bande biga basenga ku ma YouTube, ugasanga bari guterana bari kubwiriza abantu. Nta mugore wabona uri kubwiriza online atiteze igitambaro, kuko yarasomye yumva ngo biteye isoni ko umugore yasenga atitwikiriye, yumva ko ajya bitambaro bajya kugura mu isoko. Ariko Bibiliya yavuze ngo yahawe igitambaro, yahawe umusatsi mu cyimbo cy'igitambaro. Urubyumva neza? Reka twe tusome neza. Ngo naho umugore iyo ahirimbije umusatsi ukaba ari ubwiza bwe koko, ngo yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Amen. Hano birasobanutse ndetse abanyamadini batunga Bibiliya n'abana ntibasoma ngo yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Niyo abasore bacu batereka imisatsi, batogosha, bakayitunganya, bakayitaho kugira ngo umusatsi mwiza, kuko umusatsi mwinshi, umusatsi mwiza ari ubwiza bwe. Ngo yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Ngo ariko niba hagira umuntu ushaka kujya impaka, niba muri mwe no mu bandi hariho umuntu washaka kugira impaka, amenye yuko tudafite umugenzo washaka, umugenzo mu washaka, kandi n'amategeko y'Imana ntawe ufite. N'amatorero, rubyumva neza? Amatorero abera, abakristo ntabwo dufite umugenzo nk'uw'abisi, ntabwo dukora ibyo abisi bashaka. N'iri jambo tumaze kumva, ushaka kujya impaka ngamenya ko tudafite imigenzo nk'iye, nakamenya ko tudafite imyumvire nk'iye, ngo abashaka kujya impaka bose bamenye ko tudafite imigenzo nk'iy'abo bashaka. Ubwo twebwe dukora iby'Imana n'ibyo ijambo ry'Imana rishaka. Ariko amagambo twasomye tubaganiriza twabaga turavuga ati twebwe twacunguwe ku bw'imbabazi bw'Imana, twezwa n'amaraso.
nababwiraga amagambo meza tuba turabana b'Imana twejejwe n'amaraso tureke ibyo byose nababwiye bibi bitari byiza n'imyumvire ya kimuntu n'imyumvire y'abantu n'imyumvire y'isi ngo tugenda mu iterambere no mu majyambere y'isi twikore twishakiye ngo turi kwimakiya niyo mpamvu dusanga twe nta makare tugira bakaba usanga bagiye basiga amaruje mbese ntibafate ibintu bitukura base ku munwa bagiye bogosha hano hanze mujya mubona bogosha ingohe bagira ibiki ibyo byose twabwira kugira ngo bikorere kugira ngo isi igeze kure mu iterambere twebwe iterambere ry'isi ntabwo tubigenderamo nk'abana b'Imana kuko abana b'Imana tugendera mu iterambere ry'ijambo ry'Imana usabona ukuntu abasore bacu basigaye bameze ubu ukuntu mwambaye hari umuntu wabakemije mwese mwambaye neza pe kandi muraberewe uko umva mbabwiza ukuri ndahamya ko n'Imana yabishima rero mukomeze mutere imbere mu jambo ry'Imana kandi mukore iby'Imana ishaka ko twamaze kwezwa tugacungurwa twa muri ibyo kwezwa n'amaraso Imana yemwe data bwo kudufasha uyu murimo umugisha mwishagabanije kandi namwe mwese mwitanze mukwitabira mukaza kumva no jambo ry'Imana Imana mugisha kandi mugisha mwinshi basabiye nuwo kurituramo mugakora iby'Imana ishaka Imana mugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tumuhe amashyi.